Zimwe muri serivisi dutanga harimo kugurisha ibibanza, tukaba tugira n'amapartment, ibyo nibyo bigendana, tugacunga imitungo 0782 350 553. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Bantu bacu ba Kigali News Channel, rero ibihe byiza, ndakeka umeze neza. Niba utameze neza kandi hari inkuru ishimishije tugiye kubagezaho. Nk'ibisanzwe ni wa muntu wanyu witwa Mr Journalist. Inkuru nziza tugiye kubagezaho, byanga bikunda murimo murareba abantu turi kumwe kuri kamera, nibo bagiye kuhitugezaho. Muri buze kumenya umujyi wabo, muri buze kumenya icyo babazaniye. Reka mbanze mbaha ikaze batwibwire, batubwira aho baturutse n'icyo bagamije kutubwira. Muri make reka mpere ko hagati byanga bikunda adutangirire kino kiganiro tugiye gukorana. Murakoze, nitwa MG1, abari gishinzwe marketing muri Gasabo Rio Estate. Aho turi kumwe nabo mwatubwira amazina yabo niba ntacyo twaye. Yitwa Lilian, nawe akaba ari umwe mu bakozi ba Gasabo Rio Estate, ndetse na mushiki wacu wundi akaba yitwa Oliva, nawe akaba akorera Gasabo Rio Estate. Niba ntacyo bitwaye se nabo wareka tukumva amajwi yabo burya meza. Nta kibazo. Twahera kuri Lilian nkuko ari tubwiye. Lilian, makuru? Nawe batubwira ikibanze kuri iyi company kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro neza. Murakoze, ukora yuzuye nitwa Lilian, nkabora muri Gasabo Rio Estate, akaba ari company igurisha kanagura imitungo itimukanwa. Yego. Yego. Dukomeze no kuri mushiki wanyu nta kibazo. Nitwa Oliva, nkuko bavuze, nkora muri company ya Gasabo Rio Estate, akaba company icuruza ibibanza n'amazu ndetse ikanakodesha amapartema. Ibindi turabagezaho mu kiganiro cyawe. Yes, bantu ba Kigali News Channel babyumvise, tugiye kubana n'uwitwa MG ndetse na Lilian ndetse na mushiki wacu warutubwiye ko witwa nde? Olive. Sasa rero reka dutangirane na MG. Turi kubona wambaye umwambaro wa Gasabo Rio Estate. Yes. Tubwire muri make Gasabo Rio Estate niki ikora iki? Urakoze cyane. Gasabo Rio Estate ni company itanga serivisi zo kugurisha ibibanza ndetse no kubigura no kubishyira ku isoko abakiriya, ndetse tukagiramo na serivisi zo kugura amazu ndetse no kuyashyira ku isoko. Tukagira na serivisi za apartment, cyane cyane ku banyamahanga bifuza kuza gusura u Rwanda cyangwa se imiryango yabo inaha mu gihugu. Urumva ntibikiri ngombwa kwirirwa bahamagara ngo bashakishirizwe, kandi duhari. Ayo apartment arahari rero, yaba ari ayo gucumbikamo igihe gitoya n'ay'igihe kirekire. Tukagiramo n'indi serivisi ijyanye no guhagararira abapangayi. Urugero wenda natanga, hari nk'umuntu uba ufite amazu akodeshwa atifuza guhora avugana n'abapangayi yishyuza abapangayi, twebwe turaza tukavugana nawe, tukagirana amasezerano, tukamuhagararira, tukajya tumenya ese abapangayi barishyura gute, ese inzu ihagaze gute, ese bagiye kuyivamo itangijwe. Tukagira n'indi serivisi rero yo gukora amajaride. Dukora amajaride mu buryo buri professional, ku buryo umuntu twakoreye jaride agenda rwose atugezaho n'abandi benshi. Tukagira n'indi serivisi rero yo kugura ibibanza by'abantu, tukanabafasha no kubishyira ku isoko. Umuntu ashobora kuba afite ikibanza ariko tukamufasha no guhita tugishyira ku isoko mu buryo bworoshye cyane. Ku ikubitiro byanga bikunda turi buze abadukurikiye bari buze kumenya uburyo babagana, ndavuga uburyo bwa telefone cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga niba nabwo mugira muratubwira. Ariko MG, utubwiye serivisi zirambuye mutugezaho nka Gasabo Rio Estate. Ikibazo nise nibaza, hari abantu benshi bakora bashobora kuba bakora izo serivisi, cyangwa se harimo n'abakiriya bagiye baka serivisi ariko bakabatenguha. Mwebwe nka Gasabo Rio Estate ni akahe gashya cyangwa se n'iki kidasanzwe, ni uwuhe mwihariko mwifitiye mwebwe ubwanyu utandukanye n'abandi? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Naboneraho no kubwira abadukurikiye kuri Kigali News Channel ko ubu Gasabo Rio Estate yaje navuga ngo ari igisubizo kuri mwe. Cyane ntekereza ko wenda muri iki gihe tugezemo nta muntu ukijya kugura ikibanza ngo avuge ngo runaka ngo ese ngo hari ahantu uzi ikibanza.
ibyo nibyo twaje guca kuko wasangaga birimo akajagari. No kuvuga twebwe tuba dufite ibibanza byinshi ahantu hatandukanye, by'umwihariko hano mu karere ka Bugesera tuhafite ibibanza, dufite ibibanza Indera, dufite ibibanza Masaka. Nko ku bantu babifuza kugura ibibanza byacu rero, nk'ubu nka site ziba zigezweho, ahantu hagezweho ho gutura cyane cyane ni mu karere ka Bugesera. Akarere ka Bugesera bitewe n'iki kibuga cy'indege mpuzamahanga kiri kubakwa ndetse byitezwe ko kizuzura vuba, abantu benshi barimo kuza badusatira baza mu mujyi wa Nyamata. Niyo mpamvu nko ku muntu wifuza kuhagurira ikibanza, dufite ibibanza hano za Ntarama, tukagira ibibanza ku bantu bifuza gutura Kanzenze, Kariyeri, Ikayumba. Ubwo ibyo ni ibibanza biri mu mujyi. Tukagira ibibanza biri hano i Maranyundo, ahazwi nk'Imaranyundo. Tukagira n'ibindi bibanza ku Gahembe. Ni ukuvuga ngo ibibanza byose biri mu mujyi hano, ukeneye kugura ikibanza mu mujyi wa Nyamata cyangwa se mu nkengero z'umujyi, rwose turagifite kandi ku mafaranga makeya. Ni ukuvuga ibibanza tuba dufite ni ukuva kuri miliyoni 2.5 tuguha ikibanza rwose. Noneho icyo warumbajije umwihariko uretse kuba dufite ibibanza, hari ibibanza byacu tuba dufite tuba twashyize ku isoko, ariko noneho tukagira na bya bibanza abakiriya baza tukabibashyirira ku isoko. Kubibashyirira ku isoko rero umwihariko wacu uri hehe? Uri ahangaha kuko ngira ngo kampani nyinshi usanga kugira ngo bashyire umutungo w'umuturage ku isoko bamwaka amafaranga. Bakaba ati duhaya naya tuwushyire ku isoko. Twebwe nta mafaranga dusaba ku muntu uje ngo tumushyirire umutungo we ku isoko. Ati se inyungu yabe ari umuntu ashobora kubyumva ko ati se ni gute mushobora gushyirira umuntu umutungo ku isoko mukawugurisha, inyungu iri hehe? Twebwe nta nyungu turambirijeho kuko turimo turakora by'igihe kirekire kandi turimo turubaka ubunyamwuga ndetse n'ubupfura mu bantu, kuko akenshi usanga izi serivisi dutanga hazamo ibintu by'ubusikama cyane cyangwa uburiganya. Ugasanga uko niba ugiye kugura ikibanza wibereye mu mahanga, umuntu wohereje atumye ugura ikibanza kitari cyo. Ni ukuvuga twebwe aho tuba dutegeye umuntu nuko niba dushyize ikibanza ku isoko tukakigurisha, ikibanza cyawe turakigurishije, uwo tukigurishije amahirwe aba hari menshi nuko aduha n'akazi ko kuba twamufasha kucyubaka. Aho rero niho tuba tuvuga ngo harimo profit kuri twebwe. Ikindi kuri iyo serivisi yo kubaka kuri ibyo bibanza tuba twashyize ku isoko cyangwa se ku muntu wakiguze, uburyo dushobora no kumwubakiramo, twagiye dusanga, sinzi niba ujya ubibona, hari igihe umuntu agira gutya akubakisha inzu ari hanze, ariko ugasanga ibikoresho n'amafaranga yabitanzeho si byo bamuzaniye. Twebwe niba ari ahantu hari amabuye meza agezweho, sinzi wenda niba uzi gutandukanya amabuye meza n'atari meza, abantu benshi ntago babizi, ariko buriya hari ya mabuye ujya kubakisha inzu avungagurika, ku buryo ukora fondasiyo y'inzu, noneho wamara kuyikora mu cyumweru santimetero igatangira ukagira ngo wubakishije ibinonko cyangwa ibyondo, igatangira ikika. Twebwe tuba tuzi ahantu hari amabuye meza, abantu batagira ngo ni aya zahabu, ni amabuye ayo kubakisha meza ya original. Tuba tuzi ahantu dukura umucanga mwiza, atari wa mucanga utera inzu ugasanga mu cyumweru kimwe inzu yatangiye gusatagurika. Tuba tuzi n'ahantu dukura amarangi meza tukagusigira amarangi, kuko niyo serivisi turayitanga yo gusiga amarangi y'inzu. Byose rero inzu yawe tukakwereka inzu ihagaze, twakugurishije ikibanza ariko noneho tunagufashije no kucyubaka. Ubwo no kuvuga mu gihe mushobora kumurira igikorwa cyanjye ntahari ndari kureba amaso ku maso, ariko ngasanga igikorwa cyanjye cyaratunganyije kandi gifite ubuziranenge cyane rwose. No ku bantu benshi nk'abanyamahanga tujya tugurisha ibibanza, usanga akenshi dufite YouTube channel ni Gasabo Real Estate, ajyaho niho dushyiraho ibyo bibanza n'amavideo yabyo. Yashimamo muri icyo kibanza, twebwe tusubira kuri tere kumwereka uburyo kingana, ibikorwa remezo niba aho hantu kiri, ese ni imiturire, ese ni inganda, ese ni ubuhinzi. Ibyo byose ikibanza turabanza tukamenya ko nta kindi kibazo kirimo. Iyo birangije rero
niho tugaruka tugaha wa muntu serivisi mukwiye nta bintu by'uburiganya. Niyo mpamvu tuje gusaba abantu batuyoboke ko ndumva ari cyo cyifuzo, ndetse turashaka no kwerekana itandukaniro ndetse twubake n'ubunyamwuga muri aka kazi. Yes, yego abantu turaza kubafasha basobanukirwe byimbitse. Nagira ngo rero bashiki bacu badufashe, ngo ndakeka ni Olive narifashe, sibyo? Narisa harya Liliane byanga bikunda ndayafata. Hari serivisi wahoze watangiye utubwira, kugira ngo wenda uhereze icyo gikoresho Liliane adusobanurire imwe muri serivisi wavuze, ayidusobanurire watubwire uburyo ki muyikora mutandukanye n'abandi cyangwa se mufite za innovation nk'uko wabitubwiyeho, hanyuma nawe Olive nawe araza kumwunganira kuko serivisi watubwiye ni nyinshi. Ubwo bashiki bacu nicyo bagiye kudufasha, umwanya n'uwanyu Liliane. Yego murakoze. Uragerageza uzamure n'ijwi. Yego, zimwe muri serivisi dutanga harimo kugurisha ibibanza, ari byo bigendana wenda n'ibyo yagiye avuga. Icyo gihe tujya kugurisha umuntu ikibanza, tugiye kukimuha, tumuha ikibanza twabanje kumekinga sure ko icyo kibanza kitarimo amadeni, kidatambamiwe, kimeze neza, nta kibazo na kimwe gifite. Icyo gihe urumva haba amasezerano, kubera ko twebwe dufite office aho dukorera, urabyumva tubarizwa, ntabwo ari nk'aba komisiyoneri usanga umuntu mugiye gupanga ibintu ejo ubundi ukanamubura wagize ikibazo runaka. Yego, hanyuma tukaba tugira n'ama apartment, ibyo nibyo bigendana. Tugacunga imitungo, wenda reka nsobanure ku cyo gucunga umutungo. Yarigeze kubivugaho, ariko hari ukuntu usanga umuntu ari hanze, nk'uko yarigeze kubivuga nyine avuga ati umuntu dushobora kumwubakira inzu igihe yaguze ikibanza. Icyo gihe rero mu kumwubakira inzu niko tumenya ngo ese kumekinga sure ko ibikoresho bari kugura, haba umucanga, haba amabuye, tukamenya ati ese amafaranga, wenda kanange nk'urugero umuntu ashobora kugura ikibanza, yajya kubaka inzu wenda yarapanze afite budget ya miliyoni 40, ariko bikarangira kuri izo miliyoni 40 yongeyeho n'izindi wenda zikubye kabiri, bitewe n'abantu bari kumwubakira. Bikaba ikibazo kubera ko nta muntu wenda ari uhari ngo amenye ngo biri gukorwa muri ubu buryo, amenye ngo ibikoresho bishise biri kugurwa koko amafaranga ahari nibyo birahuye. Ikintu twe dukora, nimba ufite budget ya miliyoni 40, tumekinga sure ko amafaranga ari gusohoka ahura n'ibikoresho koko byaguzwe. Yego, bindi wenda ndaho umwanya na Olive abashe kubivugaho ku bijyanye n'ubusitani, gutanga inama ku ishoramari, kuko umuntu ashobora kuba afite n'amafaranga yarasevinze, cyangwa se akabona wenda agurishije ikibanza abonye miliyoni 8, ariko aravuga ati se ko nyine gukora business ndakora iki? Icyo gihe rero ashobora kutugana nka Gasabo Real Estate, tukaba twamuha inama ikintu yakora. Ariko tutaramuha umwanya, hari akantu uvuze ngo mu kibanza kidatamba mu isinzi niwe ariko bivuze byo bisobanuye. Okay, murakoze. Icyo ikintu gisobanuye nuko nk'umuntu twajya gufatira umutungo, icyo gihe turabanza tukareba niba ashobora kuba afite amakimbirane. Umuntu tugiye kugurisha ikibanza, icyo kibanza tugiye kumugurisha mu rwego icyo kintu kuvuga ngo kidatambamiwe, ni kwa kundi usanga nyiri ikibanza afitanye amakimbirane n'abandi bantu, ariko ugasanga ayo makimbirane akenshi yerekeye n'undi kuri icyo kibanza, wenda ashobora kuba ari harimo kuzungura, ibintu nk'ibyo ugasanga nibyo bibazo birimo, ariko n'ubundi byerekeye kuri cya kibanza. Yego, iyo kidatambamiwe rero ni icyo biba bishatse kuvuga, hatarimo ibyo bibazo. Yego, hari akantu bavuze ngo abakomisiyoneri mwabakwiye kumugariza. Oya, ntabwo ari ukuvuga, ntabwo nabimvuze bose, kuko hari ababikora ugasanga barabikora kinyamwuga, ugasanga nta kubeshya kurimo. Umuntu wundi niba akoze nk'ibintu wenda nk'akazi nk'ako ngako, aba agomba gukora atarimo kubeshya, cyangwa se ugasanga ntabwo ari ukuvuga ko tubakwiye ku mugati. Yego, ariko abo dukwiye ku mugati nibo abandi usanga banabeshya, ugasanga akugurishije ikibanza yakuriye andi mafaranga akubye kabiri cyangwa akubye na gatatu anarenga. Yego, nicyo kintu twe twaje guca.
ubwo rero reka nawe ufashe wa muntu ibikoresho adufashe warukomojeho ku bijyanye no gutunganya ubusitani ndakeka niko avuze ubwo nawe wakomerezaho ariko unatubwira n'ibindi batigeze bavuga muri serivisi muduha nka Gasabo Bio Estate. Okay, murakoze. Se wenda sinje guhindura ku byo bavuze gusa no gutanga inyunganizi. Ya wenda ku bindi ibintu byose babivuze batavuga serivisi dutanga wenda ikindi kintu nakongeraho nk'umuntu ugiye kugura nk'ikibanza muri Gasabo Bio Estate twebwe ikintu cya mbere dukora iyo tugiye kureba nk'ikibanza ngo tugishire ku isoko tubanza kureba ko niba icyo kibanza gifite ibyangombwa byose bisabwa. Okay, tuvuge wenda nk'umuntu ugiye kukigura ku buryo nta kintu kizamugora wenda nko gukora mitasiyo ku buryo bitazatugora ikintu bizasabwa ari kujya kwa noteri mitasiyo igakorwa noneho nyiri kugura ikibanza akabona ibyangombwa. Ya rero muri make dufata ikibanza gifite ibyangombwa byose bisabwa. Ikindi wenda kujyanye n'ibyo ngibyo nk'umuntu uguze ikibanza twebwe nka company tumufasha guhera ku ntangiriro yo kugura ikibanza tugasozanya nawe ari uko ibintu byose bikemutse ibyangombwa byose abibonye mbese bivuye ku muntu umwe bigiye ku wundi mbese bigasigara nta kibazo gihari hagati y'ugura n'ugurisha. Wenda ku zindi serivisi dutanga nk'uko babivuze dukora jardin tugasiga n'amarangi wenda nk'umuntu waba udusabye tukamukora jardin turabizi yatubera umuhamya kuko tuzikora neza cyane nk'abanyamwuga. Yego wenda bashobora no kuzaza akavuga ati munyeye kwenda nk'urugero rwa jardin mwakoze yego twarumwereka ko tubikora neza amarangi tukayasiga neza mbese tugira ibintu biri karite. Ku bijyanye n'ubusitani hari ukuntu yego bafite ubusitani ariko ubona bujagaraye yego byanga bikunda mwebwe muragenda mukabushyira ku murongo cyane hanyuma wa muntu ufite imbuga itarimo akatsi kamwe kandi ashaka ubusitani umva bugera hese hafi y'igikuta n'inzu ubwo mwebwe mubigenza mute kugira ngo ubusitani buve hasi cyane kugira ngo buzakure nyine umuntu abone ko bushimishije mu Okay, murakoze. Urumva ko iyo ni ari service dutanga. Ubwo nk'umuntu ushaka gukora jardin dushobora no gutangira n'umuntu ari bwo agitangira nk'umuntu tuba twarubakiye nk'inzu nk'uko babivuze bagenzi banjye uko bisa kose akavuga ati nkeneye na jardin. Urumva dutangira na jardin nyine niyo mbuga yose tukayikorera amasuku buri kintu cyose gikenewe ku buryo jardin igaragara. Yego nako ari ibintu byiza nyine. Ubwo no kuvuga ngo niba jardin ishobora gufata nk'amezi nk'abiri kugira ngo ikure byanga bikunda muri icyo gihe cy'amezi nk'abiri murayikurikirana nubwo inzu yaba yaruzuye jardin mugakomeza mukayikurikirana. Nkuko nabikubwiye nk'umuntu ugura ikibanza dutangirana nawe kugeza ibintu byose birangiye. Rero nubwo twubakiye akeneye jardin dukomeza tukabyitaho buri kintu cyose twebwe company yacu dutangirana n'umuntu kugeza dusozanyije ntago tumutererana. Yego umwira ko tubafite MG sasa rero mwamumera tugakomeza kugira ngo noneho twinjire neza muri Gasabo Bio Estate kugira ngo n'umuntu ushaka byibuze kubagana abagane anabone ko ibyo muri kutubwira ari ukuri. Banza sinzi niba wadufasha ukaduha nimero cyangwa se bagenzi bawe bakagufasha ukanatubwira niba hari n'imboga nkoranyambaga mukoresha kuko kuri iki gihe niho akazi gasigaye kabera biba byoroshye ko umuntu yabagana. Ubu ni ukutubwira nimero cyangwa se na website mukoresha. Ama social media yacu yaba ari YouTube yaba ari Instagram yaba ari Twitter yaba ari TikTok dukoreshaho Gasabo Bio Estate. Ngira ngo ama nimero do telefone bano bakobwa baradufasha ariko wenda sinzi niba turimo turasohoza. Uya ntabwo muri gusohoza ntabwo turasobanura ko hari byinshi dushaka kumenya byanyabyo koko. Yes ubwo nagira ngo mbire n'abadukurikiye twebwe turimo turubaka ubunyamwuga muri aka kazi kandi no kubaka icyizere mu bantu ko ubusanga muri iyi minsi ikintu cy'icyizere kuba umuntu yabona umwizerwa biragoye. Company rero nkuko wahereye karutubwira ati nuwuhe mwihariko buriya undi mwihariko wacu buriya nuko abantu twakoranye bazi uburyo dukoramo akazi neza kandi bazi uburyo tuba twabishyizeho umutima ari nayo mpamvu dushishikariza n'abandi badukurikiye kutuyoboka ku bantu bakeneye kwigurira ibibanza cyane cyane mu karere ka Bugesera cyangwa se n'aha ngaha mu mujyi wa Kigali. Ese mwaba mugira aho mukorera nk'ibiro mwashobora kubasangamo?
yego turahafite ni hano i Nyamata ahazwi nka Kurarite. Ukihagera uhita ubona etaje mu kaboko k'iburyo ni icyapa kinini cyane cyanditseho Gasabo Rio Estate. Abakiriya benshi ko baturuka mu mujyi wa Kigali, ukaba ufite umwara ijyanye hirya ni Kigali turayifite hariya Kimironko. Yego. Okay. Sasa rero ikibazo nibaza, ubundi abantu bakora zino serivisi zijyanye n'ubutaka cyangwa se n'imiturire usanga kenshi ni kugura inyubako no kugura ibibanza. Yego. Ariko mwebwe mwatubwiye serivisi nyinshi cyane dushobora kuba ari ubwa mbere tuzumvise. Kubera iki mwazongeyemo mutibanze kuri ibyo ngibyo nari mvuze, ahubwo mukongeramo n'izo serivisi nyinshi nk'izo bagenzi bawe tubwiye zirimo nk'ubusitani n'ibindi n'ibindi? Urumva hari umuntu uba wenda udakeneye kugura ikibanza, ariko akeneye umuntu umusigira irangi inyubako, cyangwa se akeneye umuntu umukorera ubusitani. Niyo mpamvu izo serivisi twazongeyemo. Ikindi hari uba wenda afite ikibanza akavuga ati nkeneye abantu b'abanyamwuga b'abanyakuri bamfasha kugura ibikoresho byo kubaka ku buryo nta manyanga nta tundi ducenga tujemo. Ibyo byose niyo mpamvu twabishyize hamwe, turavuga ati nyuma y'uko tugurishije ibibanza cyangwa ibindi tukabishyira ku isoko iby'abaturage, nyuma y'uko dukodesheje amaparitema, reka twongeremo n'izi serivisi kugira ngo zijye zigenda zunganirana, cyane ko ari domaine. Reka rero batugezeho izo nimero ubundi dukomeze. Liliane watubwira izo nimero twababoneraho nkamwe na Gasabo Rio Estate. Murakoze. Nimero mwatubonaho ni 0782 350 5. Izo zonyine? Yego, ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp tukagusubiza. Ko twari dufite nimero ebyiri, ako tuza kubona ko bicanga abantu akenshi duhitamo gukoresha iyo nimero imwe. Iyo nimero yanyu umuntu isaha n'isaha yayihamagara akayibona cyane, kuko twebwe dukora amasaha 24 kuri 28 iminsi 7 kuri 7. Abadukurikira reka bazamure volume bongere dusubire n'iyo nimero. Okay, ndazisubiramo ni 0782 350 5. Reka dufashe Liliane ku bijyanye noneho mu kode sasa. MG yatubwiye ko mubasha gukodesha ibijyanye na apartment. Ese n'amazu yo guturamo, amazu ayangaya yo guturamo abantu famille apartment, amazu asanzwe nazo izo serivisi mubasha kuzidukorera? Ubundi nuko wenda tutaye twayivuzeho cyane. Mbere na mbere tugurisha ibibanza, tukagurisha amazu, tukagira na apartment. Urumva haba ari ku kijyanye na apartment, tugira apartment akenshi ziba zirimo ibikoresho n'izitarimo ibikoresho. Urumva hari igihe umuntu ashobora kuza akatubwira ati ngewe mfite ibikoresho, nta kuntu mwama apartment nkishyiramo ibikoresho. Izo tuba tuzifite. Hari n'uza akavuga ati ngewe mvuye hanze wenda urugero, cyangwa ndi mu Rwanda nkeneye gusohokera ahantu runaka kandi ntabwo ndi gukorera ibikoresho byose ngo ngende nereka ahantu, akatubwira ati nkeneye apartment irimo ibikoresho. Izo zose rero turazigira. Hanyuma ku kijyanye n'amazu, tuba dufite amazu menshi aherereye ahantu hatandukanye, haba ari mu Bugesera, haba ari hano i Kigali. Tukagira amazu yuzuye anatuzuye, kuko hari igihe umuntu avuga ati ngewe urugero mfite miliyoni 20 nkeneye inzu ariko ituzuye ku buryo nanjye wenda nakora design yanjye nka designing uko nshaka. Yego. Urumva niyo mpamvu tuba twafashe inzu zituzuye tukagira n'izuzuye bitewe n'umuntu icyo ashaka. Nibyo yego cyane. Sasa twerekeze kwa Olive. Olive narifashe pe kuko ntabwo urabona izi serivisi zanyu ku muntu uri mu gihugu zishobora kumworohera. Reka nibaze umuntu uri hanze y'igihugu wenda arifuza wenda kuzagaruka mu Rwanda wenda nka nyuma y'imyaka 5, ariko arifuza ko izo serivisi zose mu kubaka inzu yuzuye, yabigeretse yabitageretse, ariko ikaba ari inyubako yuzuye neza. Mubigenza mute kugira ngo umuntu uri hanze mumukorere ikintu yifuza cyose kandi atari kubireba, akazasanga ibyo yifuzaga mwari mukorera? Okay, murakoze. Iki kibazo mbajije dukuna no kugira abantu nk'abo, ugasanga nk'umuntu ari hanze
akatubwira ati nabonye ikibanza iki n'iki ndagishaka ariko ntago mpari. So ikintu kibaho ngaho twebwe turamubaza niba afite nk'umuntu uri inaha yaba yizeye, akavuga ati niba ufite umuntu wizeye turamujyanayo tumwereka aho hantu tumufatiye akabido gatoya then amaking sure kariho. Noneho wenda nk'uko avuga ati ngiye kuza igihe iki n'iki nkeneye iki n'iki, icyo kiba ni communication. Haba hari nimero zacu ku social media ziba ziriho nk'uko babivuze bagenzi banjye, akaduhamagara akatubwira ati nkeneye wenda apartment, wenda nzaza igihe iki n'iki, nzaza nsanga ihari. Twebwe ikintu dukora tugiye turabikurikirana tukagerageza buryo ki azajya kuza ibintu byose biri ku murongo, mbese tukahamubera. Reka rero tugane ku musozo, ariko hari ikintu nshaka kubaza bwana wacu brother wacu Inji. Sinzi niba mwarigeze kubyumva kampani igiye abikora ariko ntabwo tubibifuza, ugasanga igihe kirageze abantu bari mu nzu bayimazemo n'igihe kinini ariko bakajya kubona ukabona n'igikuta kirahengamye. Mwebwe inyubako yanyu iba ifite ubuziranenge bungana gute? Ibi nibyo nakubwiye, ni bwa bunyamwuga bukeya. Ese abantu bakoresheje barizewe? Ese abo watumye kuri tele ngo bakugurire ibikoresho barizewe? Icyo rero icyo cyizere twebwe turagifite, kuko twebwe uradutuma icyo wadutumye ku isoko nicyo tukuzanira. Ntabwo niyo mpamvu twaje aha ngaha kugira ngo tubwire abadukurikiye, ndabizi cano yanyirebwa n'abasirimu cyane, natwe rero ibintu byacu birasirimutse tubikora gisirimu. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose, serivisi yose, yaba ari ikibanza uje kugura hano muri kampani yacu ya Gasabo Real Estate, yaba ari izo nyubako ushaka ko tukubakira, cyane ko dukora n'amapura meza, ibyo byose tubikora kinyamwuga kandi tukabikorana nanone umutima ubikunze. Ntabwo turi abantu bavuga ngo turamuha serivisi mbi nk'uko tubibona nk'izo nzu zisenyuka, biterwa hanini n'ibikoresho bakoresheje. Abantu rero bo hanze bajya bahura n'ibyo bibazo, tujya tubibona. Hari naho njya nyura nanjye bari kubaka, avuge se umuntu ni gute ari kubaka etaje akaba ari gukoresha ferabet ifite ino size, bikagucanga ugasanga afashe niba ari urukuta ashyizemo ferabeto nziza, indashyizemo intoya kuri yo, avuga ugasanga harimo utuntu nk'utwo. Icyo gihe rero ntabwo uri kubaka ubunyamwuga muri wowe. Twebwe rero nicyo twaje guca, ikintu cyose utwatse muri kampani yacu tukiguha 100% cyizewe. Sasa rero hari ikintu tutavuze cy'ingenzi nifuzaga ko turasubiza. Yego, izi serivisi ziri muri serivisi abantu bavuga ko zihenze. Zihenze cyane pe, kuko buriya ubutaka ntibusaza, kandi ahubwo ku myaka igenda yisunika ni nako bugenda buhenda kimwe n'inyubako. Mwebwe nka Gasabo Real Estate mutumara impungenge zimeze gute ku bijyanye n'ibiciro? Nta kintu gihenze muri kampani yacu, kuko nk'urugero nakubwiye ko tuba dufite ibibanza kuva kuri 2.5 miliyoni n'igice, ariko nanone umuntu atumva ngo ni 2.5 miliyoni akumva ngo arabona ikibanza hano mu mujyi wa Kigali, hano muri uyu mujyi, cyangwa se ngo arakibona muri Nyamata. Ni mu nkengero z'umujyi. Ntago wavuga ngo ikibanza cya 2.5 miliyoni ngo urakisanga kuri kaburimbo. Oya, ibibanza tuba dufite ibibanza bikora kuri kaburimbo n'ibindi bidakora kuri kaburimbo. Ibikora kuri kaburimbo amafaranga abasa nkaho yisumbuye, nibidakora kuri kaburimbo nuko ngo range yose kuva kuri 2.5 miliyoni rwose, waba uri umusore waba uri n'undi muntu ufite akazi, ndakeka 2.5 miliyoni kuzibona wabishyizeho umutima, ntabwo byagusaba imyaka myinshi cyane ngo utunze ikibanza ugikuye kuri twebwe. Ntabwo ngiye numva byaba ari ibintu byiza cyane, kuko rega buriya nubwo abantu baranabizi kino gihugu cyacu kimwe kiratera imbere ku buryo hari igihe kizagera ukabura icyaro mu gihugu hose. Cyane. Ni ukuvuga ngo rero aho umuntu yagura ikibanza hose byanga bikunda iterambere rizahagera. Ahubwo impamvu nari mbikubaje no gusanga ibibanza benshi baturangira biba bihenze cyane, ariko mwebwe niba byibuze kuri 2 miliyoni umuntu yabona ikibanza ari bigisha cyane. Navuga ko ni ibintu umuntu watuganye niwe uhita bibona, kuko navuze na YouTube yacu ko ushobora kujyaho kuri Gasabo Real Estate, hariho ibyo bibanza byose.
ndetse ikindi hari ikintu nibagiwe kuvuga ndakeka na bashiki bacu ahari batakivuzeho cyane. Umuntu ugiye kutugurira ikibanza se icyo kibanza kiziwe gute 100%? Niba uje kutugurira ikibanza twebwe ikintu tubanza kureba ntabwo twaguha ikibanza kirimo ibibazo. Oya, ibibazo byose niba ikibanza kiri mu mazina ya nyiracyo, niba se harimo ibintu by'izungura, iyo harimo ibintu by'ibibazo icyo kibanza rwose ntabwo twakireba. No kuba tuba dufite bya bibanza mitasi ihita yorohera umuntu ukiguze nk'ako kanya. Sinzi niba hari akantu ugeze kuvugaho kajyanye n'inyubako zubatswe. Yego, inyubako zubatswe umuntu ashobora kugura inyubako yubatse apana yubakishije cyane, tuba tuzifite. Hari ukuntu rero umuntu aba adafite ubushobozi ako kanya, ariko akifuza kuvuga ati ndashaka ngiye kuzajya mbishyura mu bihe runaka, igihe kiniki, mu kwezi se, icyumweru se. Ese mwaba mufite uburyo umukiriya yazajya bishyura mu buryo bwa make ariko navuga araza tukavugana nabyo turamufasha cyane, kuko harimo n'abantu benshi twagiye dufasha kandi barangije no kwishyura inzu baziryamyemo rwose batuje. Sasa rero buriya inkuru n'imbarirano sinzi ukuntu babivuga mu Kinyarwanda. Ahangaha tuvuze dukoresheje wenda theory, turifuza ko twazakora na pratique. Sinzi niba mwatwegera. Ni nacyo twaje hano, urumva twaje hano kugira ngo tunabwire n'abantu iki nakita ko ari ikiganiro cya mbere, dufite n'icya kabiri noneho kiri kuri tele, tuzabereka noneho live ibyo bibanza, tukabereka ayo apartment, tukabereka n'izo nyubako ndetse n'ubusitani twagiye dukora ahantu henshi hatandukanye, kugira ngo n'abadukurikiye babone kuko dukora ibintu byiza kandi bisobanutse. Ubwo ngubwo rero byanga bikunda igihe kinini tuzadufatira aho ngaho tubwiye ahangaha twagira ngo dusobanurire abantu bazabagane babaza, ariko turagira tuzabibereka amaso ku maso nk'uko bitwemereye. Tuzagana kuri field turebe ibikorwa byanyu nka Gasabo Real Estate. Niba rero tutabaniganya ijambo, mwatubwira ikindi cyaba kibasigaye ku mutima bagenzi bawe cyangwa se ubundi tukagana ku musozi. Agiye icyo navuga dusoza, nabwira abantu badukurikiye kugana Gasabo Real Estate bakaguriramo ibibanza. Ni ibibanza bitarimo ibibazo, ni ibibanza kandi biboneka kuri make, ni n'ibibanza kandi biri hafi ya kaburimbo ndetse no mu mujyi. Ikindi nuko turi abanyamwuga kandi tugakora n'ibintu bisobanutse. Ubwo rero ibintu byo kubasiragiza ngo usanga umuntu baramwirukankije umunsi wa mbere, bamwirukankije umunsi wa kabiri, wa gatatu ngo agiye kureba ikibanza, ateze indege araje mu Rwanda, ibaze tike yonyine kumara n'icyumweru wirukanka ngo urashaka ikibanza ngo wakirangiwe n'umuntu w'inshuti yawe, bikarangira urugendo rwawe rurinze rurangira utarabona icyo kibanza. Ibyo rero nibyo twaje guca, mutugane. Ibibanza turabifite ku bwinshi pe, ndetse n'inyubako zirahari, waba ushaka no kuzigura byose turabifite kandi ku giciro gito cyane. Nabashiki bacu rero tutabaniganya ijambo, sinzi niba hari icyo buri wese ashaka kuvuga, nubwo yatubwira bayi nabyo ntacyo bwawe twaje. Okay, murakoze. Turabashimiye. Gusa ikintu navuga, nashishikariza abanyarwanda n'abadiaspora bagane Gasabo Real Estate. Turahari ngo tubafashe, tubahe ibibanza biri ahantu heza, amazu yubatswe mu buryo bugezweho, amazu meza cyane, mbese dufite ibintu biri ahantu heza hari iterambere. Tubahaye ikaze muri Gasabo Real Estate. Okay, twakomeza no kwa Liliane. Murakoze. Ku cyo wenda nakongera ku byo mugenzi wanjye yaravuze, hari ikintu warubajije ku bijyanye no kwishyura make. Ari n'abandi bantu tujya tugira kenshi baduhamagara batubwira ati se wenda iyi nzu nayishimye cyangwa se iki kibanza, ariko uburyo bwo kwishyura akaba haba uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe banki runaka ikaba yakwishyurira. Ubwo buryo rero nabwo ndagira ngo wenda nsubize abantu bajya babyibaza, nabwo burakoreshwa. Yego, ukaba ufite ka banki runaka wenda wasevinze amafaranga cyangwa se umushahara wawe niho bica, bakaba bakwishyurira. Yego, ibyo bintu rero nabyo birakorwa, akaba hakora ikintu transfer, tukagirana amasezerano, transfer igakorwa. Yego. Sasa rero abantu bacu ba Kigali n'izicano inkuru ishimishije niyo ngiyo, byanga bikunda bizadushimisha natwe kumva ko twebwe twabayoboye kwa Gasabo Real Estate, bizadushimisha
murimo murabashimira ku bwacu cyangwa se ku bwabo. Ubundi nimero nk'izo ngizo murimo murazireba. Ubundi muri Gasabo Real Estate baravuga bati affordable houses and land. Reka tubashimire rero, mugire ibihe byiza. Ubutaha tubasezeranyije yuko tuzegera noneho aho bakorera ofisi zabo kuri tere ibikorwa byabo imbona nkubone tubagezeho 5 kuri 5. Imana ikomeze ibarinde.